iravuze ngo aho uri hose uri umusuke, uri umunyagihugu, ufite gakondo, utagira gakondo, iyo uri mu mwuka wera w'Imana. Amina. Iyo mwuka wera akurimo agukoresha ibyo abandi bananiwe. Imibabaro yanjye yose ni kwa y'isi, ahinduye iyo mibabaro ngwanezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Iyo muri kumwe, iyo muri kumwe bwawe bwose, yego, aleluya, ishyiraho akarido, nanjye shyiraho akarido, Imana igushyiraho akarido, Imana igukingiriza, yongere kwimane, yongere kwimane. Hari ibintu ugendanye igihe kirekire, ni ukuri, ijuru rigiye gushyiraho towa, vuga ngo towa. Turi kumwe vuga ngo towa. Wowe vugana nawe vuga ngo towa. Wowe ndi guhanura vuga ngo towa. Oya niko kuri, uzabipinga byose birangire naho wari gukura umugisha hatakihabaye amarembo. Dodo zumi, umuntu w'Imana yamubwiye ati genda uvugireho akanje. Uwa none wamubwira ngo vuga kanje, ntabwo bishoboka, ahita ajya gukurega ahubwo cyane rwose. Ndabizi ko bawuhamagara mu bukonikoni bwawe ukaboneka, ndakubwira ngo nujye ujya no gusenga ujye ubwira Imana ihagane no gureho ibitangaza by'ababayani. barabifite ibisa n'iby'Imana, hari ibisa n'iby'Imana. Mose bazanye inzoka zisa n'iya Mose, yego, reka nkubwire hari abakwigana. Nujye ubwira Imana igihanaguraho ibitangaza by'abo, igihanaguraho amajwi. Gahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero, kandi mfita masezerano atabarika wamaye. Reka tubashimire nshuti za Ministeri Ntuma na Mose TV. Amahoro y'Imana abane namwe. Reka mbanze mbabwire ngo Yesu arabakunda, natwe mubona twicaye hano turabakunda. Ikigeretse kuri ibyo tuvuga bivuye ku mutima, kuko tuze agaciro k'amaraso. Hanyuma hari igihe wewe wumva bavuze ngo ntago ari igipindi tuzajya mu ijuru, kandi urarushye, uraremerewe se, ufite ibibazo se, ufite madeni se, abana se babuze minerivare, humura, icyo yanditse yaracyanditse, icyo Yesu yavuze yarakivuze. Urwaye kanseri se, urwaye hypertension, urwaye igifu, urwaye asima, urwaye imbavu, urwaye umwijima, bakubwiye ko indwara yawe izakwica, n'ukuri pe, babivuze kubera ko ari abantu. Ariko Yesu avuze ijambo ryiza, aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Turabakomeje, turabahumurije, tubabwire ko umuntu yakwanga bujya bagujugunye kuri Yesu. Rero ni Mama Evangeliste Mukaribiya, kandi nukuri karibu muzane n'abandi kuri Mose TV, muzane n'abandi kuri Ntuma Ministry. Dufite umubyeyi mwakunze, mwaramukunze muri komanteri zanyu, nabonyemo bamwe muratwenga mu Barundi, abandi muravuga ati kabisa uriya mupapa turamukunda. Mu by'ukuri ni umupapa ukunditse mu izina rya Yesu. Ndamubabwira kuko ngewe turaturanye, mvuye hano kugiwe ni iminota mike cyane. Iyo mubwiye ati nkeneye inama, nkeneye ko unsengera, ndanyaruka. Rero nkuko mwamukunze, nguyu natwe turamufite hano ku buri macano yose. Ngaho reka tumuhe kaze, nkuko nanjye nababwiye ngo ntabwo nari kumureka, kandi mwaravuze ngo zamugarure. Nguyu rero nimero ye iri hahandi mu kiganiro gisozwa ibihari kuri Mose TV, ibirimo yiyandika hariya. Nababwira iki rero, karibu nawe abibwire, kandi nawe yambwiye ko yabakunze. Ibyiza yakoze mbifite nk'umufasha, Imana ishimwe cyane.
ni umfasha mu bintu byose bikomeye. Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose ni kwayizi, ahinduye iyo mibabaro ngwanezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose ni kwayizi, ahinduri iyo mibabaro ngwanezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Amena. Reka mbwira abantu bose badukurikiye, babwire ngo Imana yo mu ijuru yumva imibabaro yanyu. Amina. Mana yumva umubabaro wawe. Yego. Mana yumva ikibazo cyawe. Yego. Witeka kumvire. Yego. Kandi witeka kwitabe. Bibe bityo. Witeka kwiyereke. Amena. Umunsi wawe w'amakuba Imana yawe igaragara. Elohim. Nitwa Revera Pasiteri Moise, irindi risindahiga yanda bakunda. Dukunda kuvuga ubutumwa bwiza, nicyo Kristo yaduhamagariye. Amena. Kandi nyangunda kubwira abantu ngo nukuri, hamwe namwe nimukomeza kutuba hafi mu gusenga no kwiringira, natwe ntabwo twiteguye kubatenguha. Amena. Tuzakomeza guseriva no gutanga message y'Imana nk'uko Imana yaduhamagaye. Mana duhe umugisha rero, turi kumwe, turabakunda. Murakoze. Imana imuha umugisha umushumba Revera wa Ministeri ya Mos TV, kandi nukuri reka mbabwire ngo umugisha w'Imana ubane namwe. Murakoze. Mu kiganiro cy'ubushize abantu benshi bakibohokeyemo mushumba, kandi cyatumye abantu benshi bahumuka amaso. Yego. Mu by'ukuri hari ibintu byinshi abantu batinya kuvuga, ariko hari igihe uvuga ikintu ukaba ukanguye umuntu, cyangwa se wavuga ikintu ukaba umuntu arabohotse. Yego. Nubwo hari n'abadakunda ukuri, ariko abari muri Kristo Yesu nta teka n'iri na rimwe bazacirwaho. Rero ndagira ngo kandi ngushimire kuko Imana yaguhagurukije ifite umugambi mwiza. Amen. Hanyuma rero dufite amatsiko yo kumenya icyo umwami Imana yakudutumyeho. Reka twifashishe ijambo ry'Imana. Yego. Dusome ijambo ry'Imana dusanga hano mu gitabo cy'Abami, Abami ba mbere, ibice byaho ni 18. Turahera ku murongo wa 36 tugere kuri 38. Haravuga ngo nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro, aravuga ati, Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisiraheli, kandi ko ndi umugaragu wawe, nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Nyumvira Uwiteka, nyumvira, kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe Mana. Amen. Kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka, utwika igitambo cyoswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu, ukamya amazi yari mu ruhavu yose. Maze ababibonye, abantu bose babibonye bikubita hasi bubamye, baravuga bati, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Ngiye kuganira namwe
ndi kumwe na mushiki wacu. Ijambo rivuga ngo bimenyekane. Uwiteka agaragare, bimenyekane. Uwiteka agaragare, Imana itabare. Amen. Niki cyari cyabaye? Mbibutse ko tugiye kurimbura systeme y'abadayimoni yari imaze igihe ku buzima bwawe. Amen. Tugiye gusenga tubwira ijuru ngo rikuraho iyo mikorere. Hari ibintu banye nabyo. Hari ibintu byabaye umwijima. Hari ibintu bituma ubuntu bw'Imana muri wowe butagaragara. Hari ibintu byatumye wumva utabohotse. Hari ibintu byatsikamiye kwizera kwawe. Hari ibyatumye ushidikanya niba ari Imana wavuganye nayo cyangwa niba atari yo. Hari ibyatumye wongera kwisubiramo uravuga ngo se ni ngewe cyangwa ntabwo ari nge. Hari ibyatumye utura kure y'amarangamutima kubera ibyakubabaje. Ariko kandi ijuru ryakubwiye ngo bimenyekane. Uyu munsi biramenyekana. Bimenyekane. Jambo rya mbere mbibutse ko Eliya uyu uri kuvuga aya magambo numwe mu basuhuke b'Galeyadi. Ntabwo ari wenyine wasuhutse, numwe umwe muri bo. Hari abandi bari barasuhutse ariko ntibasutse ngo bakore umurimo w'Imana. Ni ijambo gukora, igukoresha iby'abanyembaraga bananiwe gukora. Enomereba. Haleluya. Ni ijambo rivuze ngo wowe situation urimo, ubuzima uhagazemo, ikirere urimo, amateka ufite, intambara uri kurwana, ntibikureho gukorera Imana. Piero hani bota ntibikureho gukorera Imana. Kabiri, iwabo i Galeyadi yari yarahakomerekeye bihagije bikomeye. Warababaye bihagije kera naho wituza amarira ya Sara yavuyemo Samweli ntawakwiringiye Mana ngimuhemukire nawayikoreye ngakorwe n'isoni. Ijambo rya mbere yababariye iwabo i Galeyadi nubwo arababara pe. Tubirebesha Bibiliya. Bibiliya ivuga iki? Ijambo ry'Imana rivuga ngo kucuruguma rw'ubwoko bwanjye mwarwomoye muruca hejuru. Mbese ye i Galeyadi nta muti ubayo womora inguma. Aho uhite wumva ijambo rivuga ngo ukomerekeye Galeyadi ntacyo bamumarira, ntawo kumwomora. Turi mu gihe kimeze nk'icya Galeyadi. Ukuri kw'Imana. Turi mu gihe uwakagushumbya ari ugutera ibibazo. Turi mu gihe uwakakugira inama ari ukoshya. Turi mu gihe uwakakubwiye ngo tsenga ari ukubwira ngo n'abandi babivuyemo Elima sika bayidemo. Turi mu gihe ariko yakubwira ngo no mu gihe cya Galeyadi ba Eliya babaho. Ba Eliya barahari. Nebasifo. Haleluya. Basigarana mission. Bagira misiyo yo kubaha Imana, yo kubahisha Imana. Bakavuga ngo nubwo turi abasuhuke, nubwo tudafite ibyamire, no ofefo zebarinima beninginiwa Imana nubwo bimeze bityo, nubwo bimeze bityo, nubwo utarabyara mama, nubwo ukiri ingumba, nubwo bakikuroga, nubwo basenze nibikunde, wariyirishe ntibyemera, ariko sikowa epafola otetikini mango bayide foma hayiba. Eliya agomba gukomeza gahunda. Arakomeje i Galeyadi hasharira. Arakomeje cyane. Arakomeje. I Galeyadi urabyara ntihagire uguhemba. Ntawe uhari. Galeyadi urakomereka bakavuga ngo awa. I Galeyadi ukuroza baravuga ati ahubwo yongeremo n'ibindi. I Galeyadi uwo mwasenganye ni ugutaga gucira. Ati ni muhuhure. I Galeyadi aravuga ati ahubwo ntagaruke mu mucunge ntagaruke. I Galeyadi iterambere ryawe riba ikibazo mu bana. Nukuri kose. Iyo uri Galeyadi. Itika nivola. I Galeyadi umuntu arimenya. Imana hijya kundema ntawe yabanje kubaza, oya nawe yabikoze nk'uko ibishaka, nk'uko yari yaragambiriye igihe nari mu nda ya mama,
ntawaroze imibereho yanjye Umva. ko nzabaho byari ibanga ry'Uwiteka Imana ihoraho iminsi yo kubaho kwanjye Imana ifishe mu biganza ntabwo ari umuntu isi ibyo yibwira kutugirira ngo ejo hazaza habe heza cyane ndafashijwe yandemeye umunsi wo kuvuka ishiraho n'umunsi wo gupfa yego yandemeye igihe cyo kubiba ishiraho igihe cy'isarura niko bimeze iyo ubuzima bukunaniye bujya bukunanira kandi inshuti zose zigushize reba ibyakubayeho umurima ni Humura! kura cyavu cyazanyana Pelawa lila sikota pefola gos umurima ni kura Imani ku kura cyavu ku cyavu. uzicarana n'abakomeye abatabizi bicwa no kutabimenya pilala diros uzicarana ekotande Ni itegeko ry'umwuka. ni itegeko hari abaguha iminsi Yesu we hari abakubwira ngo ntubaho Ntibizemera. hari abashoye kugira ngo bagukure inaha ariko ihumure ngo uhaye hetiwa baho gira ubuzima baho gira ubuzima baho kuko Imana ibishaka babishaka batabishaka baho hari agakorasi abantu benshi bakazi ku ntare ishaje ariko yakavanye hano hepfo Nyakamungo hahandi muri ya materaniro hahandi muri muri bya ya bibati mate- hamwe navunaga yego disi warakoze hariya narahageze mu gitondo uwo munsi nafashe abarozi 6 mu rusengero ayo makuru nyafite ndayazi niko bimeze witwa George ni umudiyakoni Kabeza akaza akora muri leta si ngombwa kukavuga niwe wagiye kubitwika ni ukuri ubwo mbivuze kugira ngo babyumve bahari abarozi 6 twabafatiye umunsi umwe mu iteraniro yego igihe Imana imbwira umwe wari wazinduwe no kwica iminja z'abana zaje mu materaniro imagine Imana irambwira ngo tangaza iri jambo yego tangaza mitamaguruka ndatangaza nta muntu n'umwe ufite ubuzima bwo kwicundi ntawe Imana yigufiteho umugambi ntahujya ntahujya noneho ntahujya imbwira yigufiteho n'abandi 3 bari bifatanyije baje kuroga abantu ngo babateze imyuka y'ubusazi batangiye no kuribwa umutwe bavurunganye iterana wibuke ko hari igihe cyagiye dukora amasengesho y'iminsi 3 no yari iminsi 7 ibuka ni 7 kuko abwo ku munsi wa 4 nibwo twafashe wa muntu waje wiyambitse ukuntu ntabwo nibuvuga umwambaro yambaye atagira abo banyedini ryabo batandebaho turamufata urabyibuka ko yari afite imbaraga zihinduriza karigita yego ariko bikarangira tumusanze ari gufata wa muntu mu cyumba twamujyanye yego urumva yari umudayimoni twahanganye na misiyo kandi icyo gihe yari amaze guteza abantu imitwe barenga 100 ariko ebenefo kiriya gihe nange cyari cyarantangaje ariko Imana ishimwe duhebe nka biriya izabiduha Imana izongere dukingurire imiryango abantu b'Imana baboke mu izina rya Yesu ni ukuri haleluya amina amina Yosuwa ahuye na Kalebu yaramubwiye ngo ntundebe uko nanjye ntundebe uko yaramubwiye ngo kuri 40 n'ingahe umusagize 80 n'ingahe yego burya cyagi n'ubu tuvugana za mbaraga zakiza ziracyahari moto no pistikadiya arangije rero yego icyo gihe uwo munsi ndashaka kuvuga ikintu kimwe yego ndashaka kuvuga ikintu kimwe uwo munsi turi aho ngaho dufata abo bantu nibwo nahimbye agakorasi gakomeye kavuga ngo ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana ku mugambi w'Imana ku mugambi w'Imana ku mugambi w'Imana haleluya ku mugambi w'Imana burya ku mugambi w'Imana nabarahiye ku mugambi w'Imana ku mugambi w'Imana nukuri kose ku mugambi w'Imana peliwa la sidi madi konemo se pafo eta elego puri pef
salayi gonema Nese pakenema. ku mugambi w'Imana. Ntabwo ari uw'abantu. Abantu bacecekerera, Abantu rero nibagabanye niboroshye ibyo bintu byo kumva ngo baragufite. ngo n'abakubwiye ngo ntacyo uzimarira. Ibyo bateguye bizapfa ubusa. Yesu, Imana ribota. izaguhagararaho. Ibyo Hari n'ibyo pefo. izakubitira mu rwongorerano Ni ukuri, udahari. ni ukuri. Hari ibyo izacecekesha ubibone. Hari intambara zawe izarwanya Terrible bimenyekane. Hari ibindi ari amatangazo igiye kumanura. Ni ijambo rivuga ngo bimenyekane. Eliya ava iwabo aza itishubi. Yego. Azazanywe no gukarata nk'abandi. Ariko hageze asanga umurimo. Yego. Boneraho kubwira umuntu ngo ibyo urimo byose, ibyo wagiyemo byose, intebe wicayeho, yego, nta na kimwe kisimbura umurimo w'Imana. Edwell Ipofa niko ye. Wagiye mu kazi wibagirwa Imana. Nta na kimwe. Wabonye visa wibagirwa Imana. Nta na kimwe. Wagenze amahanga wibagirwa Imana. Nta na kimwe gisimbura umurimo w'Imana. Kuko ucuruza, oya, kuko ufite ubucuruzi, oya, kuko ufite ibintu nta na kimwe. Nubwo Eliya yaje ari umukara, ahageze yabonye umurimo w'Imana. Nubwo tubona niba umukarasi yarabukoze, yaravuze ngo ndabanza nkure agasuzuguro. Yego, ni ukuri. Ndabanza nkure igitutsi. Imana yawe iri gusuzugurwa uhagaze uhari. Ku ijambo rivuga ndafashijwe. Niba utazi icyo umariye Imana, Bibiliya iravuga ngo kuko tubizi neza ko dutunzwe n'ibwami, ntitubone umwami agawa. Dutunzwe n'ibwami. Ibuka ko ariyo yakuvanyeho wari uri. Yego. Ibuka ko na rwa rupfu barubazi karusubiza. Ni ukuri. Mana we ndafashe. Ibuka ko n'amateka yawe bari barayacuritse. Ibuka. Yacurukuwe n'Imana. Lewola sila talawogena. Ibuka. Turi ku ijambo bimenyekane. Eliya bati Imana ntiri busuzugurwe. Ndi hano ndabanza nikize abanzi wa Kristo. Umva nkubwire, niba uba muri company, uba muri entreprise, uba mu kigo, uba mu gihugu, ahantu Imana igawa, Imana igasuzugurwa, ubana na group, ugendana n'abantu, usangira n'abantu, usengana n'abantu, Imana igaseba. Uhari. Reka nkubwire. Mu bantu bagiye kuza, mu bantu bagiye kuzahabwa ibyiza bakadebonenga ni masiro wowe nakutangariza ko byakugora kubyinjiramo cyane rwose, kuko waba ufite impamvu ituma utinjira muri urwo rurembo. Sinimande gerera ngo ahageze rero, ahageze aho ngo aricara, ngo sanga hari abandi bahanuza 100. Ubwoba bwa Yezebeli bwarabajyanye mu myobo. Uzi ko ubwoba bwa Yezebeli butumaze abantu. Ubwoba bwa Yezebeli arica ntarokora. Tinabaho abantu aho kugira ngo anatuze yumva icyo Imana ivuze, akavuga ikiri buramirinda ye n'igifuge. Yego. Oh my God, ni hatari Imana. Rero Yezebeli ngo yari yaratumye abahanuzi bamwe batorongera, abandi abicisha inkota, abandi 100 Obadi yabahisha mu buvumo bubiri. Ngo amaze kubahisha rero, umva ijambo rikomeye, ndafashijwe. Amavuta ngo yari yabasanga bari kurya umutsima bahawe na Obadi. Arababwira ngo sha, n'Imana mwavuze, n'Imana mwase, n'amasengesho mwakoze, no kwiyiriza mwiyirije, n'ibihe mwagiranye n'Imana, birabakwiriye ko murya umutsima mwahawe na Obadi muri mu mwobo. Naho Imana iri kugayika kwa Ahabu, bari gusuzugura Imana, bakavuga ko nta Mana ibaho. Ni ukuri. Belingani masemande hamelo wasigoro, bakavuga ko Uwiteka adakora, bakavuga yuko Imana idatanga umwero, kwiza kubitanga umwero. Bari guhinga i Kadeshi y'i Baruneya bakeza kuko batinzeyo. Yego rwose. Arababwira ati kweri muraguma muri ubwo buzima, murakomeza muraba muri uwo mwobo. Imana nayo igayike. Nibutsa abantu ko ibi bintu byamaze imyaka 22 ni ukuri batavuga Imana.
bavuga Bayali na Shera ari igihe cy'ubuceceke reka bw'Imana. mubwire ijambo nshuti y'umusaraba ntabwo nzi igihe umara icyo kibazo Yego. ntabwo nzi igihe ubanye n'abo badayimoni sinzi igihe umaze urwana iyo ntambara sinzi igihe bamaze bagufataho ijambo Yego. sinzi igihe batangiye bagutongerera Yego. sinzi umuryango uvukamo n'ibibamo Ni ukuri. sinzi amateka ariko nagira ngo ubwire ngo imyaka byaba bimaze yose Imyaka. Imana izinga amateka ikazingura haletiwa se ona edika halas fo eni ediwa haribast jitiwa hari Imana digo piate epafolias kolenga Imana izinga bekema ikazingura izinga urundi amateka. rwandiko Penabo azifa Ndafasha. hari ibintu igiye kuzinga bisiwi de zone for the diwe king. dibanga Fasha Mana, sifola fasha. Ndakumvishe fasha Mana. gatako sinima hari ibintu amateka ijuru rigiye kuzinga rirayazinze ahubwo hari inzandiko zigiye kuzinga zirazinzwe hari agasuzuguro k'abazimu kavuyeho hari imbaraga mbi zivuyeho hari ibitero bivuyeho hari perfomera bivuyeho birazinzwe ibyo bigiye birarangije kuzingwa mu izina kuko rya bigomba Yesu. kumenyekana Uwiteka amenyekana yabaye Imana. Imana ishimwe ngo iyo myaka 22 yego abasore yego iri ntago mvana navuze ngo tubivuga bajyaga ngo biterera hejuru yego ngo bakaramya Bayali na Shera ngo Bayali irakomeye ngo Yezebeli yari yarakoze ibintu bitatu bikomeye icya mbere yari abatoje kuramya Bayali na Shera yego kabiri ngo yari yarahamagariye abagore kurya inyama z'intonorano bakabaha n'amakoro bajyana iwabo mu rugo Yego. gatatu ngo yiyambikaga imyambaro imushushanya ubwambure Uko abagabo ateze. bose bagaheheta bagataha bajya gusambana abo baruzuye muri iyi aho ni minsi amagambo atatu avuze ngo irya mbere hari ibyakurindagije bigukura ku Mana nyamana Ni ukuri. kumaramo ubuntu bw'Imana n'agakiza nyagakiza uburyohe bw'Imana kumenya Imana abantu babaye before nk'ibipondezi kotasi ibikatsi umuntu murebamo agakiza ukakabura ukamubona n'izina Ni ukuri. basigaye barwanira amazina gusa ngewe sengera Titere. umushumba wanjye n'uyu Yego. iyo uvuze umushumba induru ziravuga ikibazo si cyo ntabwo aricyo wahamagariwe wahamagariwe kurwanya ishyaka ry'Imana ntabwo Berone. wahamagariwe ishyaka ry'abantu Oya, so be oya. my for Ishyaka ni iry'Imana. ni for peka ni wizimini Mabayiroisi. kabiri ngo abwira abagore abatoza kurya intonorano abagore ubundi Bibiliya avuga ngo bahamagara abagore bazi kurira barire Ni ukuri. iyo abagore bahumanya amarira yabo kandi ijuru riyumva Yego. ntabwo Imana iba ikiyumva Ntabwo iba ikiyumva. ariko ni kuvuga ngo uyu munsi bimenyekane Bimenyekane ko twasenze. Imana ihumanure bele papa dirifora ubuzima bwawe Hata. aho Satani yari yarabwanduje hose Amina. uhumanuke mu izina rya Yesu Aleluya gira ubuzima gira ubuzima narivuze ngo gira ubuzima gira ubuzima pay the for gira Kabiri. ubuzima irya dikota gatatu yego ngo abagabo barahesambana kandi aribo ntwari Aribo zajyaga ntwari. zijya ku rugamba Yego. bajyaho icyasha bituma Imana ngo ibatera umugongo ituma baha ibitugu ababisha babo ni ukuri ni ijambo rimwe rivuze ngo bitewe n'ahantu abantu baparitse Yego. Satani yababonye urwaho Yego. arimo kubarasa umugenda Arimo kubarasa abari umugenda. intwari hembura umurimo wawe Mana kuko iyi si dukurura cyane abajyaga bari itorero rero Satani yamaze kubagusha hembura murimo wawe Mana kuko iyi si dukurura cyane abajyaga baririra itorero rero Satani yamaze kubagusha heliwini yamaze kubagusha hembura Mana ariko Imana bimenyekane ihembure Imana ihembure bimenyekane abeli we Imana Yes. ihembure kilela Imana hembure. saringe ni wala Mana baide hembure. zavone be Mana Deva hembure. kitanoma. Itape. Mana Imana hembure ihembure umurimo wacu Imana iwuhembure Imana iwuhembure ijambo rikurikiraho ngo abo basaza hari abasaza yego uzabibona muri Ezira ngo biberaga aho ngaho no muri Ezekiyeli hari aho bivuga yego ngo abo basaza ngo babona abo basore bari gusimbuka di ngo bavuga ati Bayali irakomeye Bayali basingiza Bayali Bayali ngo abasaza barabahamagara bati mwabana mwe nimusigeho
nimusige twahoranye Imana yego ubu nimuboneye Ezebera tugaraguza gati ariko ubu nimubona Ahabu n'umugore y'abatugaraguza gati ariko twahoranye Imana haleluya yatumye inyanja itukura yego icikamo kabiri yego twahoranye Imana yego yatumye kwa Farawo bagira ubwoba bararekura twahoranye Imana yaduhaye inkingi y'igicu yaduhaye ibyo mu nzira ikomeye twahoranye Imana yagaburiye basogokuru twarayihoranye Mana ubu butayu bagira ngo ubwire ngo nubwo utayibuka niyo yaguhaye Mana niyo yakugaburiye mu nzira y'inzitane mu butayu bwawe Imana yaragaragaje ijambo rikomeye gushaka kuri rero shipifolala twahoranye Imana dire grace twahoranye Imana abarokore twahoranye Imana twahoranye agaciro twahoranye ubuzima twahoranye amavuta twahoranye itegeko pifo sika pika demodela twahoranye Imana nimubona abantu bapfuye urusha nimubona abantu bapfuye twahoranye Imana yakubitaga ikara yakubitaga abantu twahoranye Imana twaresikoresha twahoranye Imana n'abanyamahanga bayitinya twahoranye Imana batayizi bayitwubahira twahoranye Imana abantu batugisha inama twahoranye Imana abantu batubona nk'abantu b'Imana twahoranye Imana batwubahira icyo twarahoranye Imana tudatunze ibya mirenge ariko dutunze amavuta ahagurutse ibirema amen ariko tuvugana n'ihera tudatunze ibya mirenge ariko dukubita amahembe akagenda tudatunze ibya mirenge ariko ijuru ritwita ayidesi weri blayi God zalangala zipase la beheva zeligeri ya bakotetekera solage bemwami niryare igihuzagarukira himbataza we mwami twacanya amatabaza ntabwo dusinziriye turagutegereje mbese ntihazagiye ki haleluya Imana izaza ntabwo izaceceka 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 Silema birongarase ngo yahagurukana umwete ngo ajya kwa Ahabu aramubwira ngo ndahiye Uwiteka Imana nkorera iteka yuko kuko mwayobeje abantu nanjye mvuge nk'umugaragu w'Imana nta mvura nta kime kizongera uhereye none kugeza aho nzabitegekera n'ijambo rivuga ngo umuntu w'Imana agira ubutware bwo gutegeka umuntu w'Imana agira ubutware bwo kurema ibitaraho umuntu w'Imana agira ubutware bwo kuzura ibyapfuye umuntu w'Imana agira ubutware bwo gufunga ikirere kigafungika kwa Yesu dufite ubutware dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye ku musaraba aturuka iriba rimara inyota twahanywereye amazi meza amazi y'ubugingo meredrane osifa fata ku mazi 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 mazi y'ubugingo peka china toka yego badashobora kuvuga ijuru bavuga prosperite fata ku mazi akubohora regrene rose wiri ngo bagiye ngo
revolas erekopif tekota hidis shemaria tawolas dikota eneolas dikotarisire ngo bashaka kubona wa mwaye ntibazabibona amerwe nasubire mwisaho amerwe nasubire mwisaho hani ola amerwa asubire mwisaho asubire mwisaho watanze ibiguzi ngo guhitana amerwa asubire mwisaho amerwa asubire mwisaho ikuvugaho iguhamagara ikurinda igufite mu biganza iyagukijije niyivuze ngo baho subirana ubuzima subirana agaciro afatikota sepa indirimbo subirana ibyerekezo amavuta rongorwa humanuka haleluya shela bandomasila takota ambara imbaraga mu izina rya Yesu pefosi tikotina ziri blai rema nirema ako kanya peredikatalala ziri wore grai elisha amaze yego mbaraga n'amavuta Imana ikoze imibare abantu bose yego bagiye kuyigarukaho kubwira abantu ngo ifuhe ryawe ya desi ntacyo ryinjiza mu bwami rifora gaye nuko bimeze ni kamere kavukire niba ufite ifu etiko ritagize icyo rimareye Imana cecekere ni kamere nukuri kose titatiwa yego mpamagaye izuba ngo mumenye ko Imana ishoboye yego mpamagaye funza ikirere cy'ikime cy'imvura bayi akibivuga ako kanya biremera impinduka ndayifite Imana yakuremye nitagira imibare izimibare isanga igihugu cyose cyari kimaze imyaka 22 bavuga Bayali na Shera ngo baramya abatambyi 850 ba Bayali na Shera aribo bahawe intebe yego ubu hari igihe reka ngubwire ijambo hanura igihe cyo kugira ngo ijuru rikubita ikinyoma kimaze igihe kinini ku ntebe Yesu icyo kinyoma ufashe babyumve Mana icyo kinyoma cyatumye wanga abahanuzi yego icyo kinyoma cyatumye wanga abantu b'Imana yego bidi fonas Imana igiye kubikubita Imana igiye kubisenyura Imana igiye kubihirika Imana izabimenagura iza irabikubita ngo iramubwira ati umva haguruka igendere ku kagezi igikona iyo uhagaze neza naho ugiye Imana igutungirayo yego ndafashijwe hita folasi imyaka 2 ya mbere yari yo kugira ngo bamuhitane yego baramubura umwaka n'igice wa nyuma yego kwari kugira ngo banegosiye base barebe ko yagusha imvura naho baramubura ijambo rivuze ngo idipota bagutesheje agaciro yego igihe kigiye kugera bagushake nk'abashaka uruhindo bakubure kuko Imana izaba yagushize mu budaha diropela zito wabonaga byoroheje azakubona bigora refola wari uzi ko uciriritse azagira ngo ntago uri wowe azagira ngo si wowe yambaye umwambaro w'uruhu rw'ingamiya yego ugaragaza ngo ni mwemwe kubera ukuntu yari umukene ijambo rivuze ngo abantu kuki bashaka gukena impande zombi
ugakena kubyina ugakena n'iby'ijuru mbega agasuzuguro yasiro wanema wirinde kubura byose wirinde kubura byose turi ku ijambo ngo bimenyekane kuwiteka ariwe Mana imyaka umaze bimenyekane atenifo disi debo cyangwa ni bayari bimenyekane rebodesi bimenyekane bimenyekane kari wowe Mana bimenyekane kari wowe Mana turashaka ko bimenyekana kandi ushobora byose biramenyekanye yego ngo bamushakishije muri icyo gihugu baramubura ni ijambo ngiye kuvugiramo ry'ubuhanuzi bireta ijambo rya mbere zivore amagambo abiri nushike dusenga etakosipa binitalala ijambo rya mbere yego bamushatse ahari baramubura kandi ahari ijambo rivuga ngo ubu none kuri iyi nshuro bikimara kumenyekana ntabwo ari ngombwa kugenda ibirometero oya ntabwo ari ngombwa kuturakura y'umurozi oya ntabwo ari ngombwa ko wihindura oya ahubwo Imana umuremyi wawe ikorana nayo yego yavuganye nawe yego yeri dapfa rutabesha yego ikurindire mu maso yabo ikurinde yego amina amavuta yego aha yarindiwe mu gihugu kimushakisha nk'uruhindu iyo muri kumwe bwawe bwose yego aleluya ishyiraho akarido nanjye shyiraho akarido Imana igushyiraho akarido Imana igukingiriza yongere kwimane ishyireho akarido igukingirize yongere kwimane bimenyekane ni ukuri akarido amen 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 yego nishyireho akarido yego ishyireho akarido yego ishyireho akarido ishyireho akarido ishyireho akarido amen yego bya bintu byose wavuze nta na kimwe kivuyeho niko bimeze ibyo bintu Yezebeli yari yarakoze yego yari yarakorewe inama zirenga ni ukuri ibyo bitaminati imyanzuro y'inama y'abahanuzi ba Bayali na Shera yemeje ko inama y'abahanuzi ba Bayali na Shera bemeje ko inama yemeje hari ibyo bemeje zari nyinshi muri make bari barubatse ubwami impaya yego ndafashishwe umwe umuntu uri mu Imana yera ni umwe si babiri ni umwe pe ni umwe pe ni umwe pe ni umwe yego 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 umwe ni umwe si babiri ni umwe ni uwo nguwo yego agahaguruka Imana ahagaze yes tafota ebika biramenyekanye n'uyu mwaka kandi n'uyu mwaka
ikimana ikora ugiye kureba ikimana ikora ugiye kureba ikimana ikora ugiye kureba ikimana ikora ugiye kureba ikimana ikora halela siditi sikaribange sa henatekolalala sebo fodewatitita ekangosima shetala elebrasti godra bifarasi kora ndika taliwa amina 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 pediwa sino ola birotanema niyo byose birangiye rero yego iramubwira ngo bya bintu bakoreye inama binyujijemo umukato bibaye ni ijambo rivuze ngo inama za Yezebeli abahanuzi ba Bayali towa ndagira ngo ubwire ngo birarangiye kubabaje hari ibintu ugendanye igihe kirekire ni ukuri ijuru rigiye gushyiraho towa vuga ngo towa turi kumwe vuga ngo towa wowe vugana nawe vuga ngo towa wowe ndi guhanura vuga ngo towa hari ibintu bivuye towa andika towa shushanya towa tangira ubwe ngo ijuru ryashyizeho towa ibintu wari warabujijwe ni ukuri kose kandi Imana irambwiye ngo hari n'abantu ikoze ku burwayi epitukositiwa fo ziri plate konemas andikotasima maandiko ya ziwa tekota maandiko ya zota folai maandiko tiweda sidima maandiko tekasi maandiko tewanisi maandiko tewadila zirikane marigoti sipofala ibyo ngo yabibayemo ngo avayo ngo yego ijambo rya kabiri rivuga ngo imigambi ya Yezebeli yaraceceka wibuke ko Yezebeli yamubwiye ijambo rikomeye umunsi yaravuye kwica abahanuzi ba Bayali Satani ntabwo ajya apfa gufasa niyo wamukubise wamuhorahoje asigara azunguza akarizo yari yishe abahanuzi 850 Yezebeli amutumaho aramubwira ngo umva nkubwire Eliya we ejo nk'iki gihe ubugingo bwawe ninabuhwanya n'ubw'abahanuzi banjye ba Bayali wishe Imana zizabimore ndetse bikabishe harimo amagambo abiri irya mbere ni iterabwoba nyuma y'uko umuntu amaze guhaguruka yiyemeje gukoresha yego ni ukuvuga ngo Satani ntabwo ajya arangira n'amajwi ye ashobora kugutera ubwoba ni ukuri ijwi hari abantu bashaka kwiyahura kubera ijwi bagira ngo ntuzakora ubukwe tuzubaka iryo jwi iterambere n'akazi iryo jwi hari abantu bameze gutyo barahari ni ukuri Imana ibarengera Yezebeli uwo rero akuveho Yezebeli akuveho nakuveho kabiri rero ako kanya aramubwira ngo haguruka harasigaye amezi 6 yego igitangaza kimwe barashize imyaka 3 yego nyene ya Isarefati abasidoni ubona mwe ni mwikange ntibikange rwose muri digital amen haleluya barajya ngo ako kanya turimo turajyana ngo ako kanya ngo yahise ahagurukana umwete yerekera Isarefati abasidoni yego aramubwira ngo hari umukecuru ngiye kugutungisha ntabwo papasi ntabwo focus ntabwo kwari umukecuru ugiye kumutunga oya ahubwo ni iwabo wa Yezebeli yego ni wakura support yego niho igicumbi cy'imbaraga kiherereye yego wibuke ko Elisa ajya guhumanura amazi yahereye mu isoko ijambo ry'ubuhanuzi amen Imana nijya kuri batuwo mudayimoni yego iramuzibya ihereye mu isoko kuri tere aho ni kuri tere aho ba support aho yaturukaga aho igicumbi giherereye aho igicumbi cye kiri no kuri Imana igiye gukubita ihereye mu isoko mu gicumbi Yesu we ndafashijwe Mana we ndafashijwe erega rero kubwe ngo ngiye gusigamo ngiye ndekera kubu niyo mfashijwe ndekera aho ngaho ukwirwa nkubwira ngo ndagera ahani ngo abantu bikubita hasi ngo baravuga ngo iteka niyo oya ntago bikubita hasi si ngombwa ko bikubita hasi noneho data wa twese ngo Imana iramubwira ati jyayo nzagutungirayo yego bari kugira ngo
ajye kunetarariza ya mikorere yo ku Gicumbi abamusapotinga. Niwibuka neza Eliya amaze kugera i Sarefati yego kwa wa mukecuru yego yageze yagasanga ngo harimo gutoragura udukwi kabubwira ati kuri iyo fumvugiraho akanjye nkurira hakanjye wowe kihorere akanjye. Niko rivuze ngo ubundi umuntu w'Imana wari ukwiye kumumenya mbere, wari ukwiye niko kuri kunda mugenzi wawe bakatanga nindi bagenzi namubwire uzabipinga byose n'ibyari kugwesha umugisha ubusane nawe abibure ahusane nabyo nukubusana amaboko acyo ngusabye oya niko kuri uzabipinga byose birangire naho wari gukura umugisha hatakihabaye amarembo dodo zumye. umuntu w'Imana yamubwiye ati genda uvugireho akanjye. Uwa none wamubwira ngo vuga akanjye ntago bishoboka ahita ajya gukurega ahubwo cyane rwose abazi mu muntu abare atewe n'agatsigo k'amabanga. Ariko ijambo ry'Imana njyewe sinzariheba, Imana njyewe sinzarireka. Haleluya, amen. arangije ngo ajyayo umugore agendera musongera, amen, akimusongera ngo yari afite n'umwana. Yego, yatamuhayeho nawe ntago yamuhayeho, yarake gusa karake. ngo ati kuri iyo fuzo vanaho usongera kandi ni ko ntago ari byinshi tukipfira uburo. Hari abantu bango nanjye ntacyo mfite. Ushaka gukora umurimo w'Imana uragifite icyo uhera ku cyo ufiteho, uhera ku cyo ufite. Ako kandi yo Yesu arangije ngo yarakariye, amaze gukarya ngo atangira kuzura umwuka wera, imbaraga. Tinanye ndahiye Uwiteka. Yego, muri icyo kibo ntafu, muri iyo mperezo ntihazaburamwe ibyo kunywa kuva yabivuga kugeza na bugingo n'ubu. Abajya muri Isiraheli nukuri bagiye akoreka ibitangaza bidasanzwe byishwe cyane. Dufite amakuru. Reba wa mugore Elisa, yego, yasabiye Imana amavuta yo kwishyura ideni. Yego, bami bandu bara bakabiri bice bibi. Yego, iryo deni bavuga ko ubu hari uruganda. Yego, tunganya amavuta. Nukuri kubera iki hasigaye ibihamya byo guhamya ko Imana yahamanukiye. Yego, hari igihe Imana ibishaka kuguhindura ibihamya, ariko ndetse ikanakubakaho izina. Yego, bizaba ubuhamya bugenda. Shimwe y'abandi nkarebera mu madirishya abandi batamba, Yesu tarobanura ku butoni, araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Indirimbo yanjye yarima nuzageza he, gutuma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe, nkarebera mu madirishya abandi batamba, ngahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero, kandi mfita masezerano atabarika wamaye. Zaburi ndirimba si ya Dawidi, Zaburi ndirimba si ya Benasafu, nimba mutima ayizanjye mfite ubuhamya budendera, mfite ubuhamya bw'igendera. Turi ubuhamya bugenda, turi ubuhamya. Yesu we, turi ubuhamya bimenyekane ko Uwiteka ari we. Ahuye na reka nsengere kuraka, ahuye n'uwitwa, yahuye n'uwitwa Obadiya. Yego, Obadiya arangije aramubwira ati nikoye ni wowe ndatiriye. Aramubwira ati ko bagiye bagushatse ngo bakwice, bakagushaka ngo munegosiye, bakakubura, waruri. Aravuga ati nari ndaho Imana yanjye. Yego rwose, ijambo rivuze ngo Imana ishireho akarido. Amen. Imana ishireho, Imana mu gihe gisa n'icyo ishireho, mu gihe gisa n'icyo Imana ishireho akarido. Imana ishireho mu gihe gisa n'icyo
Imana irinda abanzi bawe ko bakurunguruka, Imana ishyireho bakabona umubabaro wawe, bakabona intimba yawe, bakabona ko mu bintu bikomeye Imana yamujyaniye i Sarefati hari harimo ibintu birimo kumwondora. Yego. Yari amaze igihe kinini arya nabi, yari amaze igihe kinini arara hanze, yari agiye kujya akaraba. Umuntu wazanye ifu n'amavuta mu rugo bamufataga neza, ararya arabyibuha. Hanyuma Obadiya Eliya aramubwira ati genda ubwire shobuja ngo ndi hano. Ndahita amubwira ati wowe kabyara we mbabarira. Nahisha abahanuzi 100 ntabwo ndi uwo gutangwa mu maboko yahawe. Kirazira. Aramubaza ngo habaye iki? Aramubwira ngo ndakuzi niko shaka ko dusengera. Yego. Gutunga amavuta batamenyera. Gutunga amavuta atamenyerwa. Aramubwira ati ndakuzi nubwo ndi umuhanuzi nanjye, ariko ntabwo duhwanye. Ndabizi nimva hano umwuka arahita kugurutsa, nibaza bakakubona bari nge bica. Ijambo rivuga ngo nubwo umuntu mwaba musengana, yego, hakigereranye nawe. Niko kuzi. Gutunga amavuta batamenyera. Amavuta ari muri dimension ijuru rishaka, muri systeme y'ijuru y'abantu bashaka. Niko tabi. Amavuta ari muri dimension ijuru rikeneye. Apana y'abantu bashaka. Aramubwira ngo ndabizi uri umuhanuzi utari ku rwego rwanjye. Nukuri. Uri super power. Uri kuri. Ndabizi. Nimva hano. Wa wundi wakugurukije bakagwiga bakakubura. Arongera kugurutse. Niba kubura baranyica. Ninge bagirira nawe. Arabwira ngo no way. Ntibishoboka. No way. No. Ntabwo ariko bimeze. Siko bimeze. Genda. Ntabwo nyiri mu gihe cyo kwihisha. Oya. Naje muri launch. Epota. Naje muri launch. Naje muri launch. Ntabwo igihe cyo kwihisha gihoraho. Oya. Ntabwo igihe cyo gusonza gihoraho. Oya. Ntabwo igihe cy'amarira gihoraho. Oya. Ntabwo igihe cy'akagakira. Oya. Hari igihe Imana ikuroncinga. Yego. Kandi ikakuroncinga ufite ijambo. Yego. Ari wowe witwa decision maker. Yamugeza aramubwira ngo ni wowe n'umuro wateje Isiraheli. Aramubwira ngo si njyewe. Ni wowe. N'inzu ya so. Aramubwira ati bigenze bite? Aramubwira ngo haguruka. Tuzamuke i Karumeli. Ngo bikubiseyo ngo batangira gusenga. Ako kanya aca bugufi. Abwira Imana ngo rero narakubwiye ngo bime imvura urayibima none kugira ngo naza kugenda nyenyine. Yego. Bime n'imvura. Bime n'umuriro. Yego. Ndabizi ko bawuhamagara mu bukonikoni bwawo. Ndakubwira ngo nujya ujya no gusenga ujye ubwira Imana ihaganagureho ibitangaza by'ababayari. Barabifite. Ibisa n'iby'Imana. Hari ibisa n'iby'Imana. Mose bazanye inzoka zisa n'iya Mose. Yego. Reka nkubwire hari abakwigana. Nujya ubwira Imana igihanaguraho ibitangaza by'abo. Igihanaguraho amajwi yabo. Hari abazaguhana urugero ngo ni Imana. Ihanagureho ibitangaza. Yes. Ako kanya arabwira ati rata Mana ubihanagureho ubumvire ntibabone umuriro ntibawubone. Nukuri. Ako kanya nta nuwo babonye ariko barababwira ati nono ngo itazana amabuye 12. Ijambo rivango uteka rero. Amen. Dore igihe bamaze bagusozogora. Giye kugucyura ku miryango 12 ya Isiraheli. Amen. Ariko turiteguye. Wambaye neza. Yego. Haleluya. Amen. Ariko rero uraberewe Mana uraberewe Mana uraberewe. Berewe amashimwe n'icyubahiro. Uraberewe Imana ngo iraberwa. Arayibwira ati dore nzanye amabuye 12. Ngaye arapresenta imiryango 12. Dore iri rya Rubeni, iri ni ryo kwa Yuda, kwa Isakari, kwa Shera, kwa Yosefu, kwa Benyamini, kwa Gadi, bose kwa Gadi, kwa Nafutali, kwa Zebuluni. Bose arabavuga. Aravuga ati nta muryango n'umwe ndasiga udatashemo. Dore imyaka Bayari yari yarafatiye ijambo. Uyu munsi bimenyekana. Azana amabuye arapfukama bore gandola de eneba arapfufo atiwas avuga ijambo arabango Mana ya Abrahamu na Isaka na Isiraheli uyu munsi bimenyekane wowe Mana kandi ko nanjye ndi umuhanuzi ako bakitaga keregeshwe. Yego rata
Imana ntigaragare yonyine ntigaragare yonyine n'agakeregeshwa kuko igusize mu kibuga uko nguko waseba ishyiraho agakeregeshwa kawe. Amen. Amen. Igusigiye icyo cyuho bakumwaza ishyiraho agakeregeshwa kawe. Nari nkubwiye ngo irashyiraho agakeregeshwa kawe. Nari nguhumurije ngo humura ntabwo iri bugaragare yonyine kuko yandoko bayahetse Yesu bayisasiye imyambaro bubashye Yesu kuko nayirubaho humura no Peter adesinima genda babyaraje jewe nashize enitakota nzinge bibiri ako kanya ngo hamanuka umuriro ngutwika igitambo inkwi n'amabuye abantu bose bikubita hasi baravuga Uwiteka gusaniwe Mana ni ijambo rivuze ngo Imana yawe igiye kuvuguruza ababa yawe bimenyekane ko ariyo Mana tirobera zitofa shitala zinomereka takota bimenyekane ko wasenze Imana bimenyekane ko wafashije imfubyi bimenyekane ko wagaburiye abakozi bimenyekane ko warihiye abanyeshuri bimenyekane ko wafashe ababyeyi babyaye izina rya Yesu turadesipa tudifone ukwanga nibimenyekane wakuvuze nabi bimenyekane wavuze ngo ntuzabyara nibimenyekane kubyaye hopita kosa wavuze ngo ntuzakira wavuze ngo ntuzabona akazi wavuze ngo ntuzashaka wavuze ngo ntuzakora umukwe wavuze ngo ntuzahanura wari warahagaze mu cyuho cy'ibyawe aka kanya uyu mwanya iyi saha uburwayi bwawe inzara wari ufite ubukene wari ufite bimenyekane ko Uwiteka akugiriye neza. Amen. Reka tutange nimero nyarutse tagira umuntu uvuga ngo twamwimye nimero nyarutse aho 782 yego 64 amen 60 amen 89 amen 082 yego 64 yego 60 yego 89 yego hanyuma imbere y'utari mu Rwanda imbere y'iyo mibare yego ngera akamenyetso ko guteranya 25 yego kurikiza iyo mibare twavuze yego nimero iba muri WhatsApp n'ahandi iba no muri mobile money ibyo nitwiruka tubivuga kubera yuko abakristo amazina baruye abakristo turi kubana nabo misindayega Moise abakristo turi kubana none bafite ibikomere no ku rwego kugira icyo akora nubwo bafite ibikomere haracyariho bitarakamera bayani ni mama Evangeliste Mukaribia yego kuri 078 7 9 4 5 4 9 7 9 4 5 4 9 hamagara haruwa kumva hamagara Yesu agutegeye amatwi hamagara. Reka tuvuge ngo abantu mwese musharinga iki kiganiro iri jambo ry'Imana riruhure benshi ubwo uhembutse ugira umutima wo guhembura abandi. Amen. Kandi mujye mwibuka gukora subscribe, share, mutarayikora comment, kore share, kore comment, tubwire ibyabanejeje cyo mwifuza, muduhugure, tugarutse tugira inama, twabonye comment zanyu nuko senga Imana tukamenya ubutaha igikwiriye duke kuzana imbere y'abantu b'Imana. Imana iduha umugisha, turabakunda. Amen. Ngo rero ni wewe watangiye ukwiye gusezerera abantu b'Imana. Reka tubakundire ko ibiganiro byacu arakagaruka.